Amazina yanjye nitwa Dr Christian Marara, nkaba ntuye mu Bufaransa ariko nkaba n'umunyarwanda utuye mu Rwanda. Chateau Marara ni hoteli igezweho ku mbuga nkoranyambaga, aho iri kuvugwaho ibintu bitari byiza, kwakira abakiriya mu buryo butari bwiza, ndetse no kubaha ibiryo cyangwa se amafunguro atameze neza no gutanga serivisi zitameze neza. Rero muri iyi nkuru tugiye kubagezaho imwe mu nkuru zanditswe n'abahanga ndetse bakanacukumbura niki cyabaye, byatangiye gute, ariko tukaba dutegereje uburyo bizarangira. Aho ubu ngubu bose batanze ikirego, ari abakiriwe ndetse na Chateau Marara nayo yatanze ikirego yuko iri guhohoterwa, dore ko abayitabiriye cyangwa se bari abakiriya bayo hari amafaranga batishyuye. Rero tugiye kuba tubagezaho iyo nkuru. Kuri ubu mu Rwanda buri rubuga nkoranyambaga ufunguye byakugora kudasangaho inkuru zivuga kuri Chateau Marara kandi zitayivuga neza, ahubwo ziyivuga amabi. Ibyo ngo byabereye ku bukwe bwa Haji Shadadi Musemakweli, usanzwe ari umuyobozi mukuru wa Gorilla Motors Limited, akaba n'umuyobozi nshingwabikorwa wa Gorilla FC na Uwera Bonnet buherutse kuhabera. Ibi birori bya Uwera Bonnet ukunze kwiyita Bonnet Queen ku mbuga nkoranyambaga na Haji Shadadi Musemakweli byitabiriwe n'ibyamamare bitandukanye mu Rwanda. Mu bazwi babwitabiriye harimo Isimbi Modo n'umugabo we Shauri Hatsiri, Miss Rwanda 2020 Nishimwe Naomi n'abavandimwe be bahuriye mu cyo bise Mackenzie's, Nyirasenge Janine Nochi, Miss Muheto Divine n'abandi batandukanye, barimo n'abanyamahanga bari baturutse hanze y'u Rwanda. Gusa nk'uko byatangajwe n'abitabiriye ibi birori, ibyari ibyishimo byahindutse agahinda, nubwo amafoto yasakajwe ku mbuga nkoranyambaga mbere yagaragazaga umunezero. Abari babirimo benshi bagaragaje ko bari babihiwe ariko bagashinjagira bashira. Mu butumwa bwashyizwe ku rubuga rwa X na Miss Rwanda 2022 Nishimwe Naomi, nyuma y'iminsi mike ubu bukwe bubaye, yabanje kunenga ahantu yagaragazaga ko yagiye ariko akaza kuhasanga serivisi mbi, gusa ntiyatunga agatoki ahabereye. Icyo gihe yanditse ati dutewe agahinda n'ukuntu hari ibigo bimwe na bimwe bitanga serivisi mbi, ariko aho kwemera amakosa no gusaba imbabazi bigahitamo guhindura inkuru kugira ngo birengere isura yabyo. Ni ubutumwa bamwe batahise bamenya ko yavugaga Chateau Marara iherereye Karongi, we na bagenzi be bari baherutse gutahamo ubukwe bukarangira nabi. Ubu butumwa bwaje gukurikirwa n'ubwa murumuna wa Uwera Bonnet witwa Josine Queen, wasobanuye uko bakiriwe nabi muri iyi nyubako. Wagaragaje ko bakiriwe nabi ndetse bakanasuzugurwa mu buryo bukabije, mu gihe ubukwe bari bitabiriye bwari bwashowemo arenga miliyoni 40. Mu byo yagaragaje byababayeho harimo kuba baragombaga kugabanyirizwa kuri buri cyumba bakodesha amadolari 220, ariyo 318 n'amafaranga 118 y'u Rwanda mu ijoro rimwe ntibibi, ahubwo bakaza gusanga icyumba kimwe muri iyi hoteli gikodeshwa amadolari 200. Ikindi yavuze ni ukuntu mu birori byabanje bya White Party bahawe serivisi mbi, bakagaburirwa mu buryo budakwiriye, kandi benshi mu bari bitabiriye bari bagenze amasaha menshi batararya. Ikindi ati ubwo umuriro wahise ugenda, ikibazo twagize twasanze nta moteri yasimbura amashanyarazi yari yagiye ihari. Nta kumenyesha uko byagenze, nta kutwihanganisha cyangwa gusaba imbabazi. Nta muyobozi ushinzwe gukurikirana ibikorwa byaho wigeze utwegera. Yakomeje avuga ko ku munsi wakurikiyeho bagiye gufata ifunguro rya mu gitondo
bagatungurwa no kwishyuzwa amadolari 35 kuri buri muntu. Josine ati hejuru y'ibyo nta ji ahubwo imbuto zimwe by'umwihariko izanjye zari zirimo udusimba, ndetse amata yahawe masenge n'umuvandimwe wanjye yari ahumanye ku buryo yabateye kuruka. Ubwo twabazaga amazi twasabwe kwishyura amafaranga y'umurengera. Avuga ko ayo mazi nayo ibyayo bitari bisobanutse kuko abantu bamwe bishyuzwaga 3,000 abandi 4,000. Yavuze ko mu minsi 3 bamaze muri iyi hoteli nta suku ibyumba byakozwemo, ndetse hakaba hari ipasi 2 zose zagombaga gukoreshwa n'abantu barenga 200 bari bitabiriye ibi birori. Akavuga ko mu byumba hari harimo udukoko twari guhumanya abitabiriye ibirori. Ngo abantu bamwe basabwe kwishyura ngo batererwe ipasi, bamwe bakakwa 3,000 abandi 2,000 cyangwa 1,000 bitewe n'uwo babajije. Agaragaza ko guhera saa 9 z'umugoroba bishakiraga ababarindira umutekano kuko abo muri iyi hoteli babaga batashye. Avuga ko kandi umunsi w'ubukwe wongeye ukagenda, ndetse ibiryo bagaburiwe bikaba byari bitandukanye n'ibyo bagombaga guhabwa. Ikindi abashyitsi akaba ari bo biyarurira. Avuga ko ku munsi wo gusaba bishakiye moteri kubera ko nta mashanyarazi yari ahari, ndetse n'ababafasha muri serivisi. Ati ku munsi w'ubukwe twishakiye abantu badufasha baturutse mu mujyi wa Kigali, dushaka n'ukurikirana ibikorwa byose bijyanye n'ubukwe turabyishyurira. Uyu mukobwa avuga ko barambiwe ku munsi wakurikiyeho kuwa 5 Nyakanga bakajya muri hoteli yegeranye n'iyi, akaba ariho basoreza ibirori byabo. Mu ibaruwa igihe yabonye, Musemakweli na Uwera bandikiye iyi hoteli ntabwo bajya kure y'ibyo uyu mukobwa yanditse ku mbuga nkoranyambaga. Iyi baruwa ifite umutwe ugira uti formal complaint and demand for compensation due to negligence during wedding celebration. Bishatse kuvuga mu Kinyarwanda ko ba nyiri ubu bukwe bashakaga kugaragariza iyi hoteli ibitarabanyuze, ndetse bakaka n'impozamarira. Musemakweli n'umugore bashinja iyi hoteli kubura bya hato na hato k'umuriro, ndetse hakaba nta nyunganizi yawo yari ihari, kudakurikirana ibibazo byabayeho muri icyo gihe, gutanga serivisi mbi, guhindagura ibiciro babahereyeho ibintu, ibibazo by'isuku nke, kwica amasezerano no gutanga serivisi zidahwanye n'urwego iyi hoteli bivugwa ko iriho. Ku bw'ibyo basaba kwishyurwa amafaranga yose y'ijoro rimwe ku bashyitsi bose nk'impozamarira ku burangare bukabije n'imikorere itanoze. Basaba kandi kwishyurwa 40% y'amafaranga yishyuwe ku biribwa kubera ko serivisi zitagenze ku rwego bari bemeranyijwe. Bavuga ko izina ryabo ryangiritse kubera abashyitsi bari batumiye bari abavuga rikijyana mu Rwanda no hanze barenga 40. Bafite ababakurikira basaga 6,000,000 ku mbuga nkoranyambaga. Bati aba bose babonye ibibazo byabaye kandi biteguye kubihamya ku karubanda cyangwa mu rukiko nibiba ngombwa. Niba ikibazo kidakemutse neza bashobora kwangiza izina rya hoteli mu buryo budasubirwaho. Bavuga ko ubukwe bwabo bwari bumaze umwaka urenga hategurwa, ariko aho kwishimira uwo munsi bakaba barasigaye bafite ihungabana, agahinda n'isoni imbere y'umuryango n'inshuti. Bati nta kiguzi cyabikiza, ariko impozamarira ni igice gito cy'ibyo bategereje.
basaba ko ubuyobozi bwa Chateau Marara Hotel bwatanga ibaruwa isaba imbabazi ivuga mu buryo bushimangiye kandi burambuye ibibazo byose byabayeho mu itegurwa n'isohora ry'iyo gahunda. Iyi baruwa bavuga ko igomba kuba igaragaza ukwemera amakosa mu itegurwa, imicungire n'ishyirwa mu bikorwa rya serivisi. Bavuga ko imbabazi zitagomba kuba rusange cyangwa zuzuye ubwiru, ahubwo zigomba kuvuga ibyabaye mu buryo burambye, cyane cyane ikibazo cyo kubura amashanyarazi, ibibazo by'ibiribwa, umwanda no kutitaba kw'abakozi mu gihe cy'ingenzi. Ubuyobozi bwa hoteli bwasubije nubwo bimeze bityo ariko ba nyiri hoteli bo baravuga ko hari amafaranga Musemakweli n'umuryango we babarimo bagiye batishyuye. Mu ibaruwa bandikiye iyo umuryango bawusubiza kuyo wari wanditse usaba indishyi y'akababaro igihe yabonye igaragaza ko Chateau Marara yishyuza arenga miliyoni 5 yiyongera kwarenga miliyoni 40. Abakoze ubukwe bari bishyuye muri iyi baruwa yanditswe ku wa 14 Nyakanga bavuga ko ari isubiza iyo bandikiwe ku wa 10 Nyakanga, bakavuga ko ari igaruka ku busabe bwo kwishyuza serivisi zatanzwe mu bukwe bwa Musemakweli na Uwera mu bukwe bwabo kwa 3 z'ukwa 4 2025. Muri iyi baruwa ntabwo hoteli yemera ko amashanyarazi yabaye ikibazo. Muri iyi baruwa ikagira iti nubwo twemera ko habayeho ibura ry'amashanyarazi by'agateganyo mu karere ku mugoroba wo kwa 3 Nyakanga, itsinda ryacu ryahise ryitwaramo neza maze umuriro usubiraho mu gihe gito gishoboka. Serivisi zahise zisubukurwa kandi inyandiko zacu zigaragaza ko ibiribwa n'ibinyobwa byakomeje gutangwa ku bashyitsi banyu uko bukeye n'uko bwije. Rikomeza rivuga ko muvuga ko mwigeze kugirana ikiganiro kuri telefone na Dr. Christian Marara, nyamara turifuza gusobanura ko nta masezerano yanditse cyangwa yemewe ku mugaragaro yabayeho yerekeye gusonera ibiciro by'ibiribwa cyangwa ibinyobwa. Mwavuze kandi ko mwavuganye na Madame Solange ariko we yabihakanye yivuye inyuma, avuga ko nta guhura cyangwa itumanaho ryigeze riba hagati yanyu muri icyo gihe. Byongeye kandi ibyemezo nk'ibyo bisaba inzira n'ubuyobozi bwihariye, bityo ntibiri mu nshingano cyangwa uburenganzira bw'umukozi ku giti cye. Ikindi iyo hoteli ishinja abateguye ubu bukwe ni uko mu bashyitsi 200 bari bavuzwe ko baritabira ubu bukwe hiyongereyeho abandi 122. Iti hari n'ubuhamya bw'abantu bagaragaza ko gutegura amafunguro byahinduwe kugira ngo bijyanye n'uwo mubare. Nubwo guhindurika k'umubare w'abashyitsi ari ibisanzwe mu birori binini, iyo amafunguro amaze gutegurwa no gutangwa ibiciro byabyo biba bidashobora kugabanywa cyangwa guhakanwa, bigomba kwishyurwa uko biri. Iyi hoteli isoza ivuga ko ibyo abitabiriye ibirori na ba nyirabyo banditse bisa nko kwirengagiza cyangwa kugoreka ukuri kugira ngo batishyura aya mafaranga y'abashyitsi yarenzeho. Isaba kwishyurwa miliyoni 3,170 n'amafaranga 790 y'ibiribwa n'ibinyobwa byatanzwe ku wa 3 Nyakanga na miliyoni 1,898 n'amafaranga 160 y'abashyitsi 48 barenzeho kwa 4 Nyakanga, yose angana na miliyoni 5,038. Ibaruwa iti turahamya ko ibyari byumvikanyweho bigomba kubahirizwa, nimutishyura amafaranga yose vuba bidatinze tuzafata inzira y'amategeko kugira ngo tuyasubizwe. RDB yinjiye mu kibazo nyuma yo kubona ubutumwa bwa Josephine Queen. Urwego rw'igihugu n'iterambere RDB rwahise rwandika ubutumwa
rumusubiza kuri X ruvuga ko rugiye gukurikirana iki kibazo. Ubu butumwa bugira buti: mwiriwe neza Josine Queen, tubabajwe cyane n'ibyo mwahuye nabyo, tubamenyesha ko RDB iri gukurikirana iki kibazo kugira ngo gikemurwe mu buryo bukwiye kandi hafatwe ingamba ziboneye. Turabashimira ko mwatubwiye ibibabaje mwahuye nabyo. PSF yavuze umuyobozi w'ishami rishinzwe ubukerarugendo mu rugaga rw'abikorera mu Rwanda PSF, Habineza Edson, yavuze ko ikibazo cy'ibyabereye muri Chateau Romarara cyageze kuri uru rwego kandi bari kugikurikirana. Ati ikibazo cyatugezeho twatangiye kugikurikirana, twabavugishije ba nyiri iyi hoteli, turashaka kujya kubareba tukareba koko ibyo bintu abo bantu bavuze, uburyo bakiriwe igihe bahagereye, ibyo bari basabye byose ndetse na serivisi bahawe uko byagenze. Turareba inzira na serivisi byanyuzemo ngo bibe byagera kuri ruriya rwego kandi twahanye umunsi wo kujyayo. Arakomeza ati turi gushaka kuvugisha bariya abantu bakoreye ibirori hariya ngo baze tuganire, twumve uruhande rwabo kugira ngo nitujyayo tubashe kubahuza twihutiye kugira ngo tubashe guhuza impande zombi kugira ngo ikibazo cyaba cyarabaye tubashe kugishakira umuti ndetse ntikizongere gusubira. Yakomeje avuga ko nibasanga ibivugwa n'abakiriwe ari byo bashobora gusubizwa amafaranga yabo cyangwa se bakaba basubira muri iriya hoteli bagahabwa serivisi batahawe mu gihe babyemera. Ati twe duhagarara hagati duhuza impande zombi ngo hatagira ubigenderamo. Akomeza avuga ko nka PSF ishobora gufata umwanzuro wo gukebura iyi hoteli kuko ibyabaye biba byatuma isura y'urukerarugendo mu Rwanda iba yangiritse ndetse hagatangwa amahugurwa kugira ngo ibyabaye bitazongera. Agaragaza kandi ko nubwo ibi byabaye bitavuze ko ubukerarugendo muri rusange mu Rwanda buhagaze nabi kuko ku isi